Ndabasuhuje. Hano Kicukiro Centre urahazi? Hano neza Kicukiro hafi y'akarere, ahangaha kuri iki kiraro, iki ngiki cya Kicukiro. Hano neza hafi y'iki kiraro, hano Kicukiro Centre hari inzu nziza yahubatswe nshyashya, iyi ngiyi uri kubona inyuma yanjye. Inzu iri kugurishwa, inzu ifite ibyumba 6, dushe toilette 6 mwe imbere mu nzu, ifite ibice bibiri. Ifite gate ebyiri, gate yo hasi na gate yo hejuru ifite ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo hasi ifite ibyumba 3, dushe toilette 3 imbere mu nzu, igikoni, salo nziza nini yisanzuye, ikagiramo igikoni cyiza na sala manje na manex. No hejuru hakaba izo detail. Ushobora kuyigurira rimwe ukaba wayitunga, hasi ukahatura, hejuru ukahakodesha akakwinjiriza amafaranga. Iyi ngiyi ni inzu nziza rero ibonetse hano mu mujyi hagati Kicukiro hafi y'iki kiraro, iri kugurishwa ku giciro cyiza, yubatse n'amatafari ahiye. Ni inzu nziza cyane, iri kugurishwa ku giciro cya uramutse ukeneye nko kugura inzu nk'iyi nzu. Ni imari n'ukuri, nababwiye ko iri hano neza hafi ya Kicukiro Centre, ahantu heza. Murabizi Kicukiro ni quartier iri kuzamuka cyane, ubwo bivuze ko ushaka nko gukodesha, ushaka nko guturamo, uraba wegereye ibintu byose, banke, wegereye amavuriro, wegereye everything ushobora kuba ukeneye. Inzu rero nziza iri hano Centre Kicukiro. Mpora mbibabwira, inzu kimwe mu kintu kiranga ni emplacement yayo, aho iri bifite ikintu kinini bivuze. Nakubwiye ko ifite ibyumba 6, 3 hasi, ibindi 3 hejuru. Yubatse neza cyane, uvuga ngo ushobora kuyigura ino nzu hasi ukaba wahakorera business, ugashyiramo ibikoresho igakodeshwa neza, hejuru naho ukaba wahatura, cyangwa se yose wanayikodesha akaba ari sawa. Rero nkuko nabibabwiye, iri ku giciro cya $320,000 zirimo n'ibiganiro. Tugiye gutangira rero tuyibereke akantu ku kantu. Turahera hano inyuma hayo, tugende tubereke hasi, tubereke hejuru. Iyi nzu ni imari cyane, nimba uyikeneye duhamagare nona. Turahera ahangaha inyuma hayo, hari amapave meza akoze neza ari hano inyuma. Ubwo kandi hariho n'indabo hariya nziza zigiye ziri hariya nk'uko ubibona. Hanyuma ikindi cyo kubabwira, ahangaha tuhafite gate ya mbere. Iyi gate ishobora kuba yakoreshwa nk'inzu yo hasi, ya nzu yo hasi ishobora gukoresha iyi gate. Katubanze tujye no hepfo mbereke na gate yindi ijya hejuru. Iriya gate naberekaga ni gate ikoreshwa n'abantu baba batuye muri iriya nzu yo hasi, ariko iyi gate nanone ni ikoreshwa n'abantu baba batuye mu nzu yo hejuru. Tugiye kubanza tujyemo hasi, turagaruka noneho hano tugiye kwinjira hejuru. Mbere yuko twinjiramo imbere, urabona ko gate yayo ari gate nziza, iriho amakaro, gate itwikiriye, gate nayo isa neza. Hanyuma twakinjira ahangaha, nababwiye ko tugiye kubanza ku gice cyo hasi, ariko mbere yo kubanza kubabwira ibigize hasi, urabona ko ari inzu ifite design nziza, isa neza, etage, yaba ari ku marange, yaba ari terrasse, yaba ari inkingi, yaba ari design 100%, byose biraryoshye. Ahangaha hari parking ishobora kwakira imodoka zigera muri 3 ziparitse neza z'amajyepfo. Urabona parking iraturuka hano igatambika ikagera hariya hepfo, na hariya kuri ruriya ruhande rujya ku manex naho hari parking. Amapave yo ni meza, murabibona, urabona kari sawa cyane. Hanyuma ahangaha dukomeje, ahangaha hariho jardin, hagiye hariho jardin nziza izengurutse inzu. Urabona ko ari jardin nziza kuzenguruka uku kose, urabona ko ari jardin irimo
design nziza z'indabo. Hanyuma aha rero niho duhita dusanga terase y'inzu yacu, uvuga ngo iyi ni terase ya salo yo hasi. Urabona ko terase nini ngari yisanzuye cyane, ikagira urugi rwiza rero hano, urugi runini yewana, urugi rw'icyuma gikoze neza cyane. Urabona ko ari urugi rwiza narwo rusa neza. Hanyuma rero tuvuye kuri urwo rugi turakomezamo imbere, aho tugiye gusanga salo nziza, salo ikosoye, salo ifite ubwiza, salo isa neza. Iyi salo ni 100% kabisa, yaba ari kuri gypsum hejuru irasa neza rwose, yaba ari ku makaro kuva hasi kuzamuka urabona ko isa neza. Ikindi kintu nkwiriye kuba mbabwira nuko iyi nzu ushobora kuyibamo yose icyarimwe. Noneho uvuye kuri bya bindi wumva ifite option ebyiri, ushobora kuba hasi abandi bakodesha bakaba hejuru, ariko ushobora no kuba ufite famille nini ushaka kwibera muri villa ukaba wayibamo, kuko uru rugi urunguru rukinguka gutyo uciye hariya nirwo ruhita ruzamuka rukajya hejuru. Urumva byose birashoboka, ndaza kubibasobanurira kurutaho. Tuvuye aho tureta dukomereza hano kuri salamanje. Salamanje ni nini, ni ngari, irisanzuye, irimo itara ryiza. Urabona ko ari salamanje isa neza, lavabo nziza cyane imeze neza. Urabona ko rwose ni perfect 100%, buri kintu cyose kirimo hano ni sawa. Hano tukahagira rero igikoni, nacyo turagenda twihuta kugira tutarambirana kuko iyi nzu ni nini. Igikoni cyiza gifite utubati twiza, urabibona ko lavabo nziza. Urabona ni igikoni pe cy'igisirimu, hejuru gifite itara ryiza cyane risa neza, amadirishya meza. Igikoni kigari, umwanya wa kwiziniyeri, hakaba harimo n'umwanya wa firigo. Urumva ko ari igikoni kimeze neza. Mbere yo kwinjiramo mu byumba, ngwino tubereke no mu gikari. Twahageze, tugeze hano mu gikari aho dusanga aha hanze igikoni cyo hanze gifite na stoke. Hano hakaba inzu y'umukozi. Aha kuri uruhande hari toilette yo hanze, hari n'ibigega, buri kintu cyose kirateguye rwose. Reka rero twinjiranemo turebe mu imbere, ariko mbere yo kwinjiramo murabona ko igiye ipavomye amakaro ahantu hose, nta hantu hamwe wahurira n'igitaka. Ubu rero tugiye kwinjira noneho turebe bya byumba bitatu byo hasi. Tuvuye mu gikari tugiye kureba ibyumba bigize inzu yacu. Urabona aha ngaha hafi ya salamanje style haguma hari inzu, icyumba cy'umushyitsi. Ngo rero uru rugi ukirukingura gutya urahita winjira hano aho duhura na dushe nziza isa neza ikosoye. Urabona ko ari dushe imeze neza cyane, irimo amakaro meza, irimo amadizayini meza. Ni dushe nyine isa neza. Iyi dushe ni nayo wa muntu uri hariya kuri salo ashobora kuba yakoresha. Hanyuma ariko n'umushyitsi urara ukaba yinjiye agakinga, araza akarara muri iki cyumba cyiza kinini kisanzuye, gifite amakaro meza, hejuru itara ni gypsum, gifite urugi runasohokera hara ku buryo umushyitsi ashobora gusohoka. Urabona ko ni icyumba nacyo kimeze neza cyane. Kuri uru ruhande niho dusanga ikindi cyumba kiri hano kuri uru ruhande, nacyo tukirebane. Ni icyumba nyine cyiza, icyumba cyose kirimo ni sawa. Muratwihanganira kuko ni inzu nshyashya, baracyakora garde-robe. Urabona ko zigiye kujyamo nazo garde-robe muri buri cyumba, ariko ubwo nyine bisobanuye yuko buri cyumba cyose kirimo garde-robe, buri cyumba cyose kirimo itara ryiza, gifite hano urugi rusohoka. Urabona ko ari ibintu byiza, kandi iki cyumba gifite na dushe na toilette nazo zisa neza, yaba ari ku makaro, yaba ari ibikoresho birimo, yaba ari amaravabo. Urabona ko ni dushe isa neza, ikosoye, imeze neza cyane. Tuvuye aho rero tureta dukomereza muri iyi chambre principale yo noneho ni igitangaza, ni nini cyane, irisanzuye mu buryo bwose. Ubona ko ni chambre nini, ifite umuryango usohoka, ifiteho hejuru gypsum isa neza, iriho itara ryiza. Ni chambre nini rwose nk'uko ubibona, urabona ko ari nziza. Hanyuma ahangaha ikagiramo amagarde-robe nyine meza, nayo asa neza, umwanya w'urwambariro. Tukavaho tugakomereza ahangaha ho tuhasanga noneho dushe y'icyumba principale isa neza, shawa nziza, amazi ashyushye, ibirahure bituma amazi atameneka hejuru. Urabona ko ni chambre isa neza nyine ikosoye. Reka turebe noneho cya gice cyo hejuru. Tumaze kuva ku gice cyo hasi, noneho mpuze dukomeze. Nuvuga ngo wa muntu utuye hejuru ashobora kujya akoresha iyi gate akinjira hano gutya, nawe araba afite parking yajyamo imodoka ebyiri. Noneho akaza
agahita akomeza gutya nta handi hantu na hamwe anyuze, agahita azamukira kuri aya ma esikariye azamuka ajya hejuru. Ubwo twakomeje tugiye kureba igice cyo hejuru. Ni inzu yubatse mu buryo bwiza, uramutse ushatse kuyituramo yose birashoboka, uramutse ushatse kuyituramo hasi hejuru ikinjiza amafaranga birashoboka. Ni umudizayini, ifite dizayini nziza cyane. Uyu mudizayina akwiriye amanota yose. Ukizamuka kuri aya ma esikariye nayo meza, turahita tugera hano kuri salo yo hejuru. Salo nini nziza rwose wabibonye, nayo ni imwe wabonye hasi, ni nini, ni nziza, irisanzuye, ni inzu nini rwose igiye ifitemo ibintu byiza. Ahangaha iyi salo ikagira terase nini nziza yisanzuye, ifite na view. Noneho rero nibwo ureba Kigali yewe urabona ko ari sawa cyane, ifite view nziza cyane rwose, ifite n'urugi rwiza. Tuvuye aho ngaho rero tuhise dukomereza hano muri saramanje nini nziza yisanzuye, imeze neza cyane. Urabibona ko imeze neza, lavabo nziza, nayo ni saramanje isa neza, hejuru itara ryiza. Kandi ubwo ngubwo hano tukahasanga n'igikoni nacyo kimeze neza cyane, igikoni giteguye neza, utubati twiza. Urabona ko ari igikoni gisa neza rwose kinini kisanzuye. Urabibona ni igikoni cyo hejuru, kandi igikoni cyo hejuru nacyo gifite n'igikari hejuru, gifiteho igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, amatuwarete. Urumva nyine ni inzu nini pe, ishobora kuba yaba ari imari. Uri mu diaspora urashaka kugura inzu y'imari iri hano mu mujyi hagati Kicukiro, duhamagare. Nk'iyi mari ibibonetse nonaha, aha ni ahantu haboneka amazu gake cyane. Rero twinjiye hano niho duhita dusanga icyumba cy'umushyitsi. Ahangaha hari icyumba cy'umushyitsi gifite n'iyi dushe. Urabona ko harimo dushe nziza isa neza, buri bikoresho byose bigiye birimo hano birasa neza kandi bimeze neza nk'uko ubibona. Kuvuga ngo rero tuvuye aho noneho kuri iyo dushe, turahita noneho dukomereza mu cyumba cy'umushyitsi. Ahangaha hari icyumba cy'umushyitsi aricyo kiki. Urabona ko ari icyumba cyiza kigari, nacyo cyisanzuye, gifiteho urugi rwiza n'idirishya ryiza. Hariya hakaba terase yacyo. Urabona ko nyine nawe umuntu uri muri iki cyumba ashobora gusohoka hanze akaba yifitiye view y'umujyi wa Kigali. Turakomeje hejuru naho murabyibuka ko tuhafite ibyumba bitatu. Hejuru naho tuhafite ibyumba bitatu. Turahita tugaruka nka hano kuri salo, tuze turebe ibindi byumba bindi bibiri. Ahangaha rero tuhafite garde-robe, nayo ziraba seti, ntabwo turasetinga neza, nibwo iracyari nshyashya iyi nzu. Urabona ni icyumba nacyo Kigali cyiza, itara ryiza nk'uko ubibona, ubona ko ari sawa. Ariko ahangaha tukahasanga noneho na dushe na tuwarete nayo isa neza, dushe na tuwarete iteguye neza y'iki cyumba. Ubwo hejuru naho hari chambre principale, ariyo y'iyi ngiyi. Chambre principale nini yisanzuye ngari, urayibona yaba ari ku makaro, yaba ari kuri design zose kuva hasi kugera hejuru. Irasa neza pe, urabona ko irateguye neza kandi irasa neza. Rero iyi chambre principale ifiteho hano na garde-robe nziza zisa neza, ikagiraho na dushe hano irimo amadizayini meza, ibirahure byiza. Urabona ko ishobora kogeramo abantu babiri, ifite shawa hariya, ikagira igishawa hano. Urabona ko ari dushe isa neza. Umwanya wa lavabo nawo urawubona ko umeze neza cyane. Inzu maze kuyibereka mu buryo bwiza kandi rwose busobanutse. Twahereye hanze hayo, nabiberetse ko ari inzu nziza. Iyi nzu ifite ibyumba bitandatu, dushe tuwarete esheshatu mo imbere mu nzu, ikagira ibikoni bibiri, ikagira sale ebyiri, saramanje ebyiri. Buri gice cyose cyaba icyo hasi cyaba igice cyo hejuru gifite amanegisi. Iyi nzu rero nakubwenga ikintu ifite gikomeye kirenze, ifite amparasoma nziza. Aha ngaha ndimo ndakwereka Kicukiro, ntabwo hazi hano hafi y'akarere. Aha hantu rwose waba hazi. Uvuga ngo uvuye aha ngaha, aha ndi kukwereka n'amaguru, iminota 2 n'amaguru waba ugeze kuri iyi nzu. Izi nzu rero ziri hano mu mujyi rwagati, nshyashya, zubatse neza, ubundi ziboneka gakeya. Rero nimba ukeneye kugura inzu
hano mu mujyi rwagati Kicukiro, hafi hano y'akarere, hafi y'ikiraro cya Kicukiro, duhamagare tugeze kuri iyi nzu nziza. Nakubwiye ni inzu nziza, nayita mberabyombi. Ni ukuvuga ngo aha hejuru turi ishobora kuba wayikodesha, hasi ukahatura, wumva ko ari imari cyane. Izi rero ni imari ziboneka gakeya kandi inzu nziza cyane. Uraduhamagara tukugeze kuri iyi mari y'inzu nziza cyane. Igiciro ni $330,000. Urumva ko ari imari cyane. Duhamagare nonaha, nimero yacu ngiyi, uze tukugeze kuri iyi nzu.